Hello, nshuti zanjye mumeze neza? Family and fun. Ndabasuhuje cyane, nizere ko mumeze neza, abatameze neza namwe nyagasani aborohereze, ibitagenda neza bize kugenda neza, abadafite amafaranga nyagasani ayabahe, abafite abarwayi nyagasani abakize, mbese umuntu wese ibintu bitameze neza Imana y'umuriro, Imana y'amahoro imworohereze. Uyu munsi rero ni wa mukobwa wanyu, ni wa mubyeyi wanyu Cynthia wa Cine TV Show. Umeze neza ndibaza, nanjye meze neza, uretse ko numva mbyukanye akantu kamurare gakeya, mfitemo n'uburwayi narwaye akantu hano, ariko biraza kugenda neza ndabyizeye. Rero uyu munsi kuri iri zuba mubona ryinshi tugiye kubategurira ji. Umunsi naje kuri kamera nshaka ko dufatanya gutegura ji. Turakora ji rero z'ubwoko butatu. Tugiye kubanza dukore iya mbere igizwe n'umwembe, avoka n'imineke ibiri, ndashyiramo n'indimu imwe. Ubwo rero ndagira ngo dufatanye gukora ino ji, kandi ni ji iryoshye cyane cyane, ngenda nayikunda, kugira ngo namwe mujye muyitegura muhe umuntu wese waza agusuye, cyangwa se umwana, cyangwa se umuntu uwo ari we wese yayinywa. Rero mureke dufatanye, muze ni karibu. Nk'uko mbiberetse rero ko tugiye gukoresha umwembe maze kuwuhata. Uyu ni umuneke, iyi ni voka, nk'uko nabibabwiye ko tugiye gukora ji y'umwembe, umuneke na voka. Iyo umaze kubishyira muri blender yawe rero urapfundikira, wamara gupfundikira ukajya kubiblendinga, akazi kakaba urabona ko ji yacu ibonetse pe. Iyi ni irajyana umuntu, nk'uko mubibona gutya. Rero mba mfite ikirahure cyane ngiye kuyiteguramo amavuta. Rero imaze kuboneka, iyi murabona ko ari ji imeze neza cyane. Ngiye kuyishyira mu gikoresho cyacu cyabugenewe. Abantu rero mukunda kunywa ji zifashe, kandi nubwo ari izifashe cyane, iyi ji ni nziza, irahumura mu rwego rwo hejuru. Ngiye kuyitegura rero, kuyitegura kwanjye yewe mfitemo n'utuntu tw'utudizayini. Sinzi nawe uri kubireba neza. Uri kubireba rero, nayo ngiye kuyishyiramo. Izi ji ni injyanamuntu.
Yala. Okay. Sinzi niba mubibona neza ukuntu hasi habanjemo ubuki. Ji iraryoshye cyane cyane, ntabwo isaba ibintu byinshi kugira ngo nawe witegure. Nk'uko nabibabwiye nyine nakoresheje voka, umwembe n'umuneke. Rero ushyiramo n'ubuki kugira ngo ji yawe ize kugira testi nziza cyane cyane cyane. Bana mukunda amaji, iyi ji rero ntizagucike. Iyi ji nawe wayikorera ukoresheje imineke ibiri, ukoresha igice cya voka, ukoresha n'umuneke, imineke ibiri, igice cya voka, ukoresha n'umwembe wose. Rero rwose inshuti zanjye, nizere ko mutazacikanwa, nizere ko mutazavuga ngo ntabwo nabikora, kandi naberetse ukuntu wabikora bimeze neza biryoshye. Wow, murakoze cyane. Rero icyo nabashishikariza mu gukora subscribe, share, comment, hanyuma rwose iyi ji wayitegura mu gitondo ugiye mu kazi, ukayikenyereraho ukayishyira imbere y'imbavu, wakwiriza umunsi wose umeze neza kubera ko urimo intungamubiri nziza kandi nyinshi cyane. Dore ko tuyitesitinge dufatanyije, reka nshyiremo umuheha ngo tomere muri ukuntu bimeze. Simu niko yitwa iyi ngiyi nko ku bana none, sibyo? Ku bana batangiye kurya, sibyo? Badakunda kurya imbuto nka kwa kundi bategurira, ugafata umuneke ukawuvanga na voka, ugashyiramo n'umwembe, ugashyiramo n'ubuki, ukabiha umwana nawe udakunda kurya. Umva, yajya kubwira ngo, yaramenye kuvuga, yajya kubwira ngo mama ji, ashaka ji. Rero babyeyi dufatanyije kurera, mufite abana bameze nk'abanjye banga kurya, mubakorere ino ji. Irimo intungamubiri, ifite poroteyine zishoboka zose. Rero nabashishikariza ko mwajya muzikora zino ji mukaziha abana ndetse n'abantu bakuru. Umuntu mukuru hari abantu siritu ku bantu barwara nk'ibifu, sibyo? Babandi nabo badakunda kurya, anyway ino ji urabona ko reka tuyite ko imeze nk'igikoma, irafashe, ntabwo yakwicwa n'inzara. Uyimukoreye ukamuha, ukayifata nka breakfast, yajya kongera kugira igihe cyo kumva ko mu gifu cye haburamo ikintu, ariko amaze amasaha menshi anyweye ino ji. Ndabashishikariza rero ko ino ji mwayikora, kuko ngiye yaramfashije cyane, yaba ku bana, yaba no kuri ngewe bwite. Urimo urayinywa? Oh wow, nshatse kuri wowe uri gukamera, nshatse kuri wowe uri bureke kino kiganiro. Icyo mbasaba rero ni ukuza kubikora mukaryoherwa. Murakoze, mukore share, comment, subscribe kuri Cine TV show. Ndabakunda, Imana igume bandindire muri beza. Nk'uko mubibona rero, duherereye mu karere ka Bugesera, ahari guest house bita Flamingo Guest House. Flamingo Guest House iherereye mu karere ka Bugesera nk'uko yababwiye, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata y'umujyi, ubwo ni Nyamata ville, murabyumva neza. Nyamata rero aha haherereye guest house, dutanga service, accommodation, breakfast, opening massage, board games, free wifi na free parking. Ufite imodoka yawe ijyamo neza ukumva utuje. Dukomeze tugende tubereke. Rero nagira ngo bereke n'ibyumba byacu. Dufite ibyumba byiza cyane 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 cyane. Nabibutsa ko umukiriya watugana muri iyi minsi mikuru twamukora discount. Tukamukora discount y'10%. Urumva ko rero ntabwo ari amafaranga makeya. Hagere rero uryame, imbavu ziramera neza, turagukora ka massage. Mbese muri Flamingo nta kintu watuburana, tumeze neza, ibintu byose
duhagaze bwiye rero muri Flamingo Guest House yacu dufite gate umuntu yinjiriraho tukagira na gate iri inyuma umuntu asohokeraho. Gate nziza cyane nkuko murimo murayireba, urinjira ukaza ukinjira muri Flamingo yacu ugakora serivisi zawe zakuzanye, wasoza ugasohokera inyuma cyangwa se ukongera aho winjiriye cyangwa se aho wasohokeye, icyo ushaka cyose muri Flamingo Guest House. Umukiriya ni umwami.